abantu bafite uko bareba, ariko Imana ifite uko igize ite, uko ireba. Haleluya. Niyo mpamvu rero tuzayikorera, niyo mpamvu tugomba kuyishakaho ubucuti, kuko niyo nshuti itaduhana. Iyo abandi bantu bagiye iratwegera. Nuburyo tuyubaha, uko tuyubaha tugakora ibyo gukiranuka. Ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 10 umurongo wa 34. Amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka igira gute. Ubu ni ubuhamya bwatanzwe na Petero. Petero yantumwe ikomeye, tuzi Imana yakoresheje ibintu by'ibitangaza. Ariko nubwo Petero yari yarahamagawe n'Imana, hari ibintu Petero atari yarigeze yiga. Yarazi yuko Imana ari iyabo gusa, ari iy'Abisirayeli, akumva yuko abandi bantu ari abapagane. Ngo yari umuntu ukunda gusenga kandi akagira ubuntu bwinshi. Haleluya. Kubera gusenga kwe n'imirimo ye myiza, Imana iramugenderera kandi ishaka kwerekana ko ari Imana itarobanura ku butoni, yitaye no ku banyamahanga bamwe baciwe, bamwe bavugaga ngo bariya ni abapagane. Iramwiyereka. Imaze kumwiyereka, ituma Petero kujya kwa Koroneliyo. Aravuga ati, jewe Petero, ubwoko bw'Imana, twebwe dutandukanye n'abandi bantu, ntabwo najyayo. Ariko Imana iramwemeza, imutegeka kujyayo. Haleluya. Agezeyo rero aratangara, avuga ijambo rikomeye. Aravuga ati, mu byo narinzi ibi birantunguye. Menye yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka igira gute, iramwemera. Mureke duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Imana itandukanye n'abantu. Abantu bafite uko barobanura, abantu bafite uko batoranya. Mu makwe nagendeye uko bicaza abantu nuko babakira. Uzarebe iyo uje n'imodoka, waba waratwerereye, waba uvuga uti reka njye kuba nduhukiye hariya, upfa kuba uje n'imodoka gusa, bose baracicikana, bashaka umwanya, protokole yose bayahagurutse, mutambuke. Bayobozi, muranywa iki se? Muranywa Castro ka orange. Ukabona abantu bose ni wowe bitayeho. Ariko kubera uko bakureba, kubera uko uje, abantu bose bagacicikana bakakwitaho. Hari n'ahandi rero bagera bakajya baza baguhereza, waba unywa koka, waba unywa sitoro, akira, yakunanira ukagira ntibirirwe baguha n'agahera. Abantu bafite uko bareba, ariko Imana ifite uko igize ite, uko ireba. Haleluya. Niyo mpamvu rero tuzayikorera, niyo mpamvu tugomba kuyishakaho ubucuti, kuko niyo nshuti itaduhana. Iyo abandi bantu bagiye iratwegera. Haleluya. Imana itandukanye n'abantu. Ukwiriye rero kuyishakaho ubucuti. Nshaka yuko turi buze kugaragarizaho gituma Imana ikwera n'ubwiza bwo mu mutima. Samweli wa mbere 16
ibituhiga ni byinshi, ibiturwanya ni byinshi, ariko dufite umwami waduhamagaye kandi witeguye kuturwanirira. Yereka intege nke zawe, yereka ibikururije, wibwire uti Mana ngwino utabara. Mana data wa Kristo w'ijuru, imbere y'amaso ya Mana aka kanya databuja mwiza, twaje imbere y'amaso yawe, twaje tukugana, twaje dufite inzara n'inyota yo kumva icyabasha kutumara umubabaro. Ijambo ryawe rimaze kuruka ryongera kujya aho rituvana n'aho ritugeza. Mu izina rya Yesu Kristo, uko waremye umuntu ukamureba mu ishusho yawe ukamureba umukunze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ni nayo cyatumye umwitangira ku musaraba ukaza kugira ngo umucungure. Niyo mpamvu aka kanya turi imbere y'amaso yawe tukwinginga Mwami, ku bw'aba bene data na bashiki bacu bahagurutse bakwizeye, bahagurutse bazi ubushobozi bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, hari icyo bakweretse, hari ibyo bahuye nabyo mu buzima Mwami Imana yacu, ibyo byabagejeje kure cyane, ariko kubw'inkuru nziza twumvise ku mukozi w'Imana Yobu, aho yagenze kandi akagera kandi agasoza urugendo rwese amahoro. Natwe turaseze Mana kugira ngo ababene data hari ibyo bahura nabyo, hari ibyo bahuye nabyo, hari ibyo bazahura nabyo, ariko ibyo byose icyo tubasabiye ni ukugira ngo badatsindwa n'ikigeragezo, ahubwo Mwami ubabere Imana, bakubere abana, maze igihe gikwiriye bagisohokemo neza, batabaye inkundamugayo ahubwo babe inyangamugayo. Mu izina rya Yesu turabasengeye, imbaraga z'Imana zibane nabo mu izina rya Yesu Kristo, haba mu ngo zabo, haba mu kazi bakora, haba aho batuye, haba aho bagenda, ujye ubana nabo kugira ngo igihe cyose ujye ubatangira ubuhamya nk'uko watanze ubuhamya ku mukozi wawe, nawe ujye ubatangira ubuhamya yuko ari abakozi beza kandi wishimira. Turagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu, amen.